kadutwara tukabura umwanya wo gutembera sujye ubibona ndabibona ariko bebe nawe ni wowe wakabije ubugutu mburira umwana akazi nawe urabizi n'idanje dukeneye kugira ngo dukore kugira ngo tubeho ku Gisenyi umva ku Gisenyi ndanaha ukumbuye cyane rwose pe uzanjyana ahubwo urimo satani ntabwo ari gusa iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahura Shere tubonye bo ahubwo tuzifate twigurukire run Ichikapuza nzichijiye ayiwe noneho uwo mugabo none se mada n'abantu muhebirukanka bafite agaka namumboneye mada aho mbivuga ko bagendaga nka kurususubura bafata urabamboneye baciye he umva ndabakurikira ntago bansika umva hanjagara mbonye ari umugore n'umugabo ngerekana ikomereze nigire mu kazi kabandi ndabona nanakerewe nose baciye umva dore baciye hariya dore genda wiruka ngure ko abafata wasanga ibishira byateye muri uyu mudugudu continue Shere twari ubu hari mu jepo kiwingo niyo sha shaka kiwingo ngenda bihombe sheri harimo telefone twese twibyacu ubundi ko nawe sheri byose ni ibyacu turasangira aka kantu na telefone tuyigurishe tuzagabana buri wese aratwara kimwe uratwara kimwe ngo nanjye ndatwara telefone sheri nibutse ko kwiba ari icyaha kandi buke ko ndi umwana wo mu batambyi dore icyo mpfa nawe ugiye kunzanaho bwa bukamanayi bwawe ngo uri umwana wo mu batambyi icyo mpfa n'abarokore n'icyo ngicyo ubwo rero kansifata ka kiwingo toka satani mu izina rya Yesu wera wa Isiraheli ndi umwana wo mu batambyi ibi bintu shereka tubisubiza aho tubikuye umva sheri wallahi wa kibaru akugira ngo ngiye mbisubiza aho mbikuye natandukana nawe tugatandukana burundu sinenda gutandukana nawe sinaguhomba ariko nanone kujya tweke gutanga ibintu by'abandi ndajya mu buyobozi mbibwira ubuyobozi kandi ndebe n'ura muntu hari ajya aho tumusize nago nabikora ndi umwana wo mu batambyi reka ngende bambura nitwe tubijya ibintu by'abandi turabifite yewe nakundanye na benshi ariko iki cyo ni igihwinini kigendera mana yanjye ngo nabatambyi abandi turabifite turanigendera uri hano ibintu by'abandi babitanga ntabwo uzanyibana nta mugore w'igisambo wowe ushaka kumbuza gutunga ubutunzi bwinshi sha ndakura ariko ubona iki gicucu nakundanye we wambaye imyenda wakaje ugafata ibintu byawe wabangutse ariko wambaye imyenda wabangutse ngewe rero twari twibye ibintu byawe ariko ngeze hagati ntibuka ko ndi umwana wo mu batambyi ibintu byawe ngibyo urabibonye nizere ko ibintu byawe byose ubibonye akabundi se wenda watwaye ibintu byawe nta muntu wari wakwibye ahubwo nuko nabibonye mu nzira nkavuga ati iwawe ndahazi naka karangajije ndakazi reka nkazamuka nembi kuzanira iwawe icy'ingenzi nuko mbonye ibintu byanjye gusa nyine hagati yanyu mwakoze cyane umva kana nigendere mbihorere ako shere ubwo wigize umwerere uzi ko tubana uri injyajya shere imise nkubona ubonye ukuntu wigize umwerera iyo umubwira se ko twari twabyibye kugutwara iki sheri ndakubonye ariko sheri nawe uri gicucu kweri uratinyuka fone ya miliyoni 5 uravuga ngo aba batatu w'ingeni ukuri hano hantu biranambabaje nta n'isoni ko ariko sheri tuzamuka ugabanya ubushinzi gatunga gaceza nakuguriye itinjiza yamenetse n'ikirahure ntabwo iguhagije siyo y'urwego rwawe ntukajye wiba tuzamuka cyangwa tugenda dutaha tuzamuka ngewe telefone nziza uzanaho ubushinzi twara